ubumenyi buzakumarira iki? Ariko ntibigarukire kuri mwe, iwe wagiwemo n'umwuka w'amahirwe, wagize amahirwe, wowe kuki utawusangira n'abandi nawe ukabageza mwese mukawusangira kuko nukugeramo wenyine ukawugumana. Ariko nabwo icyo mvuga ntukabe imvugo gusa, bijye mu bikorwa. Njye nimbona mu bikorwa bihari ushobora kureba byaturutse ku mwuka, nanjye ndawifuza, nanjye nzagana aho ngaho. Ariko the measure ni what is it that has been delivered? What is it that we can touch and feel and benefit from to improve our lives? What is it? So mwebwe abatoya rero, again, igihugu kibategerejeho ni byinshi, kandi iyo mvuga igihugu ntabwo ari ikindi, ni mwe. Igihugu, you're actually waiting for yourselves. Yes, ni mwe mwitegerejeho the future. Ariko ya process navugaga na wa mwuka ni iki? Urubyiruko bya bindi navuze by'amashuri n'ubuzima, ugomba kugira ubumenyi ukagira n'ubuzima, kuko niba mudafite ubuzima ubumenyi buzakumarira iki? Kumenya bizakumarira iki udafite ubuzima? Must have both. And it is easy to have both if you have made the choice to have both. It can't be one and not the other. You must have both. Ni nkuko ku rundi uruhande rumwe, niba uteye imbuto, ni nko kurera ni nkuko utera imbuto, igiti kigakura, ukajya uhora ugiha ibyangombwa gikeneye kugira ngo gikomeze gikure gifite ubuzima. Namwe abantu hari kwa kumenya, nimwe mukwiriye kuba mugerageza ibishoboka byose mubugereho, ndetse bitari ukubugeraho gusa, mushobore kubukoresha kubageza ku byo mwifuza. Ariko ibyo cyane ku bakiri bato, mwebwe ubwanyu mugomba kugira umusanzu wanyu, must make an effort. Ariko hari n'uburere muhabwa n'ababyeyi ndetse na society, umuryango mugari, imico, imyifatire, kirazira. Ibyo abantu babijyaho impaka nyinshi hirya no hino, ahantu hose, ndetse bimwe ugasanga muri society imwe barigisha ibintu cyangwa barabwira abantu gukora iby'indi society itemera, akaba ubwo bivanga rero, bikaba ugasanga noneho
society wari urimo yahindutse ikindi kintu. Impamvu bidakwiye kwemerwa murabizi nuko ubikora arabihisha. Ikintu uhisha kubera iki? Uzi ko ari kibi. Ikibi sura gikora iki? Rwose ndababwiye nabonye mwacecetse mwese nkaho mubizi, ariko ubwo ndababwiye nicyo nakora gusa nuko zajya mpora mbibibutsa, ariko nkora ubwo namwe muzagera aho mwibwire. Icyo mbivugira ni iki? Urubyiruko tubatezeho bya bintu nabanjirijeho, nimwe mwakiza u Rwanda rw'ejo uko tugenda dusimbura. Keretse niyo iyo mission mutayishaka, it's a different matter. Niba mwe mutabishaka mwaravuze okay, ndetse haraho mwageragera ngo muka urubanza kubababyaye ngo ariko se ubundi ndi hano ubundi mwashyize hano kubera iki? Ukabwira ababyeyi mwambyariye icyo ariko ibyo ntabwo ari urahari. Ibyo ari byo byose ugomba gukora effort yo kuba muzima, not just for yourself, ariko no ku bandi. Kuba muzima bikagira n'inyungu ku bandi bitari wowe gusa. Icyo tubatezeho urubyiruko mwebwe mu bishya u Rwanda rwifuza, yamumva ibintu bavuga bya innovation. Murayumva iravuga buri munsi. Innovation, yes. Innovation irimo abantu bameze neza, bafite ubuzima bwiza, bafite ubumenyi, bafite gushaka igera kure, irafasha, yubaka abantu, yubaka igihugu. U Rwanda nicyo twifuza. Ikindi ni commitment. Ugomba kugira ikintu cyawe, igihugu cyawe, aho ukomoka. Ugomba kugira icyo igihugu kigira icyo kiguha, ugomba kugira icyo ugiha. Igihugu kiraguha ukagiha. Ibisigaye ni politiki zisanzwe, ni policies zituma abantu biteza imbere ndetse bateza igihugu imbere bitari gusa. Ndabasabye mujye mu bitekerezo. Kuri iki gice reka ndangirize ku kindi. Ibyo mvuga rero nabyo ntabwo bikwiye kuba amagambo gusa, bikwiye kujya mu bikorwa. Ibikorwa ni ukuvuga ngo mwe muri aha benshi ni abayobozi cyangwa se muri mu nzego, imiyoborere aho uri hose, ku kazi ako ariko kose, wifata ute, ukora ute, utekereza ute? Niba uri umukuru w'akarere, umuyobozi w'akarere, umuyobozi uzindi nzego zo hasi, uhari wumva koko ukwiye kubuyobora. Umuturage arakugana mugafatanya gukemura ikibazo. Investor ushaka gushora imari arakugana, mukaganira ikibazo ukagikemura. Cyangwa umushyira aho ngaho ukamubwira gutegereza, kandi muri uko gutegereza ngo yibwirize, agire ukuntu atunganya inzira. Birahari kugeza n'uyu munsi bibaho.
hariho hose ntabwo ibyo bikwiye kuba ninde ejo bundi y'amajyambere ku mazi ashaka yarahubatse inzu n'umuntu uturuka hanze ufite ashaka gukora shyira ubwato ku mazi ashaka kugira ngo yubake aho buzajya buparika umuyobozi w'aho ngaho ati no ati ushobora kubikora bijyaho ariko biza kumenyekana ko yashaka ko abanza kumutugira kugira ngo amwemerere abantu bari hano cyangwa baturuka muri ibyo bice bagomba kuba babizi ibyo mvuga urumva umuyobozi harimo abayobozi bazakora batyo bicaye hano cyangwa bakora batyo umenye ngo icyo ni icyaha ubundi tudakwiye no kukubabarira twakumenye ibikwiye ibijyanye na RPF ibijyanye na politiki nshya y'igihugu cyacu kubaka ushaka kuba ntabwo bijyanye abayobozi bari hano ndababwira ngo niyo nshingano yacu gukurikirana n'ubuntu butoya nk'ubwo ngubwo buzana umwuka utari ibindi imikorere yacu muri rusange serivisi ahantu hose uko zitangwa uko abantu bakora batyo baratudindiza ntitubamenya ariko nuko ari benshi rero basanga wicaye hariya usabye ikawa n'abaza bakakubaza ishyushye ikonje bakubaza ngo uti ni ikawa isanzwe ishyushye ariko mushyiremo n'amata akagenda akabura ubu ndavuga ibintu bimwe mbona n'abantu baba bavuga buri kanya akagenda agahera pe minota 15 20 utegereje ikawa bakubaje niba ushaka ikonje cyangwa ishyushye ariko bababwiye gushyiramo amata akabura n'amata yabuze ntibakubwiye so niba wicaye aho utegereje izakamwa bakohereza ku isoko mukajya gufata bitubamo murabizi ahantu hose ubwo si byo ni rubyiruko nyabakira umeze rutyo oya n'imigendere ukuntu bagenda yikurura hari aho nagiye rimwe ariko hashize igihe nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho byarantangaje nagiye ahantu twajyaga dukina tenisi abantu bamwe hano barabizi kera hashize igihe turangije twicaye turuhutse tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka arabura turahamagara mushobora kuza kugira icyo muduha ariko haza umukobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya arampobera arabanza arampobera
ndetse agomba kutuzunguruka twese n'abandi turi ubu koko mwumva ariko se mwe noneho society igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze gite ni ikihu reka ibyinshi ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima rega ubu byose ibigaragara ni ibitari bizima niyo benshi baba bakora ibyiza ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi bya byiza ntiba bikigaragara ni nko gufata amazi ikirahure cy'amazi ugashyiramo bikaramu ink bashyiramo ink ikirahure gihera ko gihinduka y'amazi yeraga yarari meza ukayabura ibyo rero dukwiye kubyirinda naho hari benshi hano mu njya mpora nabo even bakora ibintu byiza ibintu bya innovation ndetse bihindura muri mu koranabuhanga muri za IT bikajya mu bintu byinshi hirya no hino n'abantu bakora za revenue authority abantu ba revenue authority bari hano ngira ngo hari innovations nyinshi zibageraho cyangwa mu byazi zituma ushobora gutobora zizamura ayo mutuvanamo ayo mutwe ariko iyo byabonetse gutyo hari ikibazo bikaboneka innovation izamura itubura revenue tax revenue hanyuma byarangiza bikajyaho hagati ariko ntabwo zabanza ugira utya ubwo bakajyaho innovation bose barayemeranya ko ikora ariko barangiza bakajya mu process imbere yo kuvuga uzaburetse nareba hari amategeko ntabwo twagira duce tutabanje hari aya mategeko ariko amategeko akaba yo gutinza ibintu gusa ahubwo amategeko se bwana amategeko ashyirwaho n'abantu sibyo yes sir igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni ahubwo ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora si wowe urivanaho we gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe bihere ko bigeraho bigera n'abo amategeko turabwira ngo ariko n'igihe muratudindiza gusa ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo ntuhambirwa keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari n'ubwo ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu cya mbere kimubaza kuza mu mutwe
kibanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora, hanyuma nimpora n'ikibazo. It doesn't really mean sacrificing anything that you shouldn't. Sibyo? Ye mwihuta muwe wepesi. It's like even now when we talk about removing defensive measures and so on and so forth, which I'll come to later, they say Rwandan troops must pull out of Congo and so on. And so we say yes. You know, for many of these people who pretend, they actually, by that, they mean that even M23 will be pulled back into Rwanda. That's something hidden behind. It's like they expect us to be Rwanda, literally insulting President Trump and defying Washington every time. So where we are now, we just told, remove your defensive measures. Whether we are associated with and helping FDLR, with the Congolese army and the government to do whatever they want, and then in exchange you have whatever we want.